Umugore wacu tugushimira kugira neza n'ubuhinzi bukomeye kandi butangaje bwabaye n'ubwoko bwawe. Abato n'abakuze baturinze mu bihe bibi, wemera ko dukomeza kuba ku isi y'abazima mu gihe benshi batambutse. Dushimishwa no kuba duteraniye hamwe muri iki kibaya twese tukiri bazima, izina ryawe rihimbazwe. Abato n'abakuru twavuye mu mihango itari imwe, tukaba twahurijwe aha ngaha kugerageza kugira ngo twige ijambo ryawe. Ariko twamaze kwigishwa n'ibindi tugiye kwigishwa muri aka kanya, dusaba imbaraga y'ukabura kugira ngo twigishe kandi tubere umusobanuzi. Udutsindire Satani muri aya materaniro tubisabye mu izina rya Yesu. Rero nitwa Ngumuje Eliya, nkaba nakomotse mu karere ka Kivu y'Amajepfo, n'intara y'Ubutarutari, provinsi ya Sud Kivu, teritwari ya Kalehe, isantere ntuyemo ni Nyabibi. Imana rero yashimye ko tuba turi kumwe muri amateraniro, twanyuze mu bihe bibi kandi bikomeye, ariko twese Imana yaraturinze. Ndagira ngo kubavuye mu Rwanda, kubari hano mu karere ka Masisi, ndetse n'abari muri iyi ntara mu teritwari ya Rucuru, twari turangije imyaka irenga hari 3 niba atari 5 tutabonana. Ariko Imana yemeye ko uyu munsi twongera guhurira hamwe ngo reke twishime mu izina ryayo rihimbaza. Ni kubona muno bakira abashyitsi, nanjye nongeye kubakira mu izina rya Yesu. Rero tugiye gufataniriza hamwe kwigira hamwe ijambo ry'Imana, kuko mu izina ryanjye nta gakiza karimo. Agakiza nta handi tukabonera keretse kuri wowe uzazanye abagabo n'abagore akabageza aha ngaha, ari we ndemwe Yesu Kristo. Wenda tugiye kuganira hamwe rero, kuko tutari buze gutinda nk'uko batubwiye ko gahunda zacu zigomba kwihuta. Ntabwo ndi buze gutinda mu makoni kwiyondorera cyangwa se mvuga ibyabaye. Ibyabaye ni byinshi, namwe murabizi. Abo bitabere mu karere k'iwabo barabyumvishe, abandi barabibonye, abatarabibonye bumviye no ku maradiyo. Kugira ngo mu gihe Yesu yarahetswe n'indogobe bari kwerekera i Yerusalemu, abantu abafarisayo n'abanditsi baje guhamagara abigishwa be ngo nibabuze abantu baceceke. Ariko Yesu yarababwiye ati naho baceceka amabuye ntazagenda azarangurura. Ni ukwanga ibitarumvikanye mu bibwirizwa by'abantu, ariko uyu munsi bikumvikanira ku mabuye. Iyo bavuga amabuye, ni aya matelefone mufashe akomoka mu mabuye, akorwa binyuze mu mabuye. Rero ni ukwanga abatarigishijwe ngo bumve ibyigishwa by'abantu. Uyu munsi amabuye ari kwigisha, ni ukwanga kuri aya matelefone muri kuhigira. Numva hariho za YouTube, hariho za Twitter, hari ibiki. Ibyigisho buno biri kuhashyirwa kugira ngo n'udashaka kumva nawe ageze yumve. Rero burya amabuye Yesu yavuze azarangurura, uyu munsi ari kugenda gute? Ari kurangurura. Ndagira ngo twashimye Imana, ariko noneho tugiye kwigira hamwe amagambo atabaye mashya, kuko abantu benshi baje bakunda kumva ibishya gusa. Abantu benshi buno bamaze kurambirwa ibyigisho bya kera, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rije rirangirana ku bafite umwuka w'Imana. Ufite umwuka w'Imana n'ubwo wamubwira icyigisho ukakinyuramo inshuro 10, yakumva kimuryoheye, kuko n'ubundi aba afite umwuka w'Imana. Tugiye kwigira hamwe amagambo ari kutubwira ngo turahamagarirwa gusubira ku bibwirizwa bya mbere. Turahamagarirwa gusubira ku bibwirizwa bya ryari? Bya mbere. Niyo mpamvu nababwiye ngo ufite umwuka w'Imana ntari burambirwe, kuko nta bishya ndi buze kubabwira.
ahubwo tugiye gusubira ku bibwirizwa bya ryari. Iyo tuvuze ngo turasubira ku bibwirizwa bya mbere, ni ibibwirizwa byigeze kubwirizwa n'abandi. Ntabwo rero ni bube musha kugira ngo babwirize ibishya, ahubwo tugiye gusubira ku byabwirijwe n'abandi. Ni bivuga ngo numva namwe mwarigeze mubisoma, nabwo mwarigeze mubibwirizwa. Ndasaba umwuka w'Imana ngo abe muri mwe rero kugira ngo mutere kubirambirwa, ahubwo n'ubundi bihinduke bishya mu mibereho yanyu. Yego, urakoze cyane. Ati iby'ibyuma biranditswe, kubaraza kubikenera araza kubibereka. Ati hari abantu bajya bumva babivuga bakagira ngo ni ibyo kuvuga gusa, cyangwa se icyo gufata amashusho bikabwiriza abandi ngo ni ibintu bitigeze bihanurwa byahanuwe, ko nabyo bigomba gukora mu mwanya wo kwamamaza ijambo ry'Imana. Aha magambo aratubwira ngo guhamagarirwa gusubira ku bibwirizwa bya ryari bya mbere. Ibyo bibwirizwa rero nibyo tugiye gusubiramo. Niyo mpamvu babwiye ngo abantu benshi bajya bakunda kumva bakwiyumvira ibishya gusa, ntabwo ari ibishya tugiye kwiga, ahubwo tugiye gusubira mu byabwirijwe kera. Turasomera hamwe amagambo ari mu gitabo cya Matayo, igice ni icya 3, turasoma ku murongo wa mbere ndetse tugeze ku murongo wa 2. Haranditswe ngo icyo gihe Yohana Umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Icyo gihe Yohana Umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya, amagambo yavugaga n'aya ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ndavuga kubwira abantu, iyo mbabajije mukansubiza numva nanjye ngize imbaraga, ariko iyo ucecetse ntekereza ko tutari kujana. Yohana rero aya magambo yayigishije abari bamuteze amatwi, ariko iri jambo murabyumva ko ari rigufi, rifite agaciro karemereye cyane ku bantu b'icyo gihe, kuko rishobora kugera uyu munsi wa none ku bantu bakeneye gukizwa. Iri jambo turasoma hepfo nyuma uko yavuze. Yohana yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi, ibyo kurya bye byari inzige n'umutifungura. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose barahaguruka baja mwari, ababatiza ku Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bagamije no kubatizwa barabaza ati mwabana b'inshiranya rero baburiye ngo Mungu umujinya uzatera, nuko mwari mukoze iby'iriya bihanye. Ntimukibwire muti dufite Aburahamu n'abasogokuruza, ndababwira yuko Imana ibasha kumvira Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse n'intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti, nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kiba kibetswe n'inyuma mu muriro. Yohana ababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzazahanyuma yanjye y'ubushobozi, ntibimviriye no kumutwaza inkweto, niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Intara iri mu maboko, iri mu kuboko kwe, kandi agaze imbuga ye cyane. Amasaka azahunika mu kigega, umurama azawucanisha umuriro utagenze ute utazima. Aya magambo Yohana yabwirije ari mu butayu, ntabwo yabwirije ab'itorero gusa, yabwirije abapagani gusa, ahubwo yabwirije abantu bose bamusangaga n'ingeri zose. Twumvise ko harimo ndetse n'abitaga ko ari abakristo b'icyo gihe, bari barabikirwa ibyahanuwe, bari barabikirwa amategeko y'Imana, bari abantu bizere ko nta hantu umuntu ushobora gukomoka uretse muri bo. Bamusanga aho ngaho mu butayu, ababwira amagambo akomeye cyane ngo bari abafarisayo ndetse n'abanditsi. Baje ahari bamugeze arabareba, asanga rwose baje biyizi ko ari abakristo. Arangije arababwira ngo mwabana b'inshirahamwe, ninde waburiye ngo Mungu umujinya uzagenza gute uzatera. Ababwira amagambo akomeye cyane kuko hari ikintu biyiringiragaho, aricyo cyo kuba urubyaro rwanyu rwa Aburahamu. Arababwira ati ntimwibwire ngo nuko muri urubyaro rwa Aburahamu, kuko Imana ibasha guhindura abana Aburahamu muri aya mabuye, ngo nuko mwere mutazigenje gute bikwiriye bihanye. Mbese natwe twiteguye kwihana? Babwire ko kujya kubwiriza kure, iwacu ni kure cyane. Kugira hano twavuye mu rugo saa 12 mu Museke, tuza tutariye, twaririye mu nzira, ariko mwabonye isaha twagiriye hano yari saa 11 n'ibindi, kandi ntawe twigeze guhagarara. Turi kugendera ku moto, twigeze dufata imodoka cyangwa dukerererwa ahantu, ariko twageze hano saa 11. Rero ntabwo Imana ikeneye ko abino bakizwa nsigaye,
ariko ijambo ry'Imana umushinja wawe n'umucamanza wawe ntukeneye kugira ngo umanze ubone umuntu uragushinja ibyaha n'ubikurega, niweho n'umuburanyi wawe ubwawe ku giti cyawe. Uzi ibyaha ukora imbere y'Imana, uzi ibyo Imana idashima n'ibyo yanga. Ijambo ry'Imana riraturarikira kugira ngo tugenze gute? Twihane. ngo ntimwibwire ngo nuko muri abakristo mwavuye mu Rwanda, mwavuye i Masisi, twavuye i Kalehe, twavuye i Bugande. Oya, ahubwo Imana irararikira buri wese kugenza gute? Kwihana. Yaba umushitsi uraha, Imana iramukunda. Baba baje muri amateraniro nk'intumwa ndetse n'abakozi, nabo Imana irabakunda. Kuko Paulo yanditse amagambo ngo mu gitabo cya Timoteyo igice cya 4:16, wirinde ku bwawe no ku mwigisho wigisha, uzikomeze kuko nubwira utyo uzikizanya n'abagenza gute? N'abakunda. Nubwira utyo uzikizanya n'abakunda. Hari abantu benshi bakunze kumva ko babwiriza abandi ngo bihane, ariko ubwabo batazi kugenza gute? Batazi kwihana. Iki cyigisho ni icyigisho gikomeye cyane, kuko abantu benshi buno bakeneye kumva ubuhanuzi, abandi bakeneye kwiga ibya temperance, abandi bakeneye kwiga ibiri kwaduka muri iki gihe, ariko inyigisho yo kwihana no kureba kuri Yesu bagenje gute? Barayibagiwe. Niyo mpamvu usanga ababwiriza benshi bigisha abantu kwihana, ariko we yaramuka avuye mu cyaha bamubwira ngo yihane akagenda gute? Akanga. Burya nuko avuga ibyo atazi, ni kwa kundi inyoni yigisha cyangwa se imbeba yigisha inyoni kuguruka, akagenda akabwira abandi ngo muje kwihana, ariko inzira yo kwihana atagenje gute? Atayizi. Yohana rero siko yarari, kuko inyandiko zitwereka neza ko Yohana yari ubutura bw'umwuka wera, niyo mpamvu yanamushoboje umurimo. Ni ukuvuga ngo yakoze umurimo bitewe n'imbaraga y'umwuka wera yagenje gute? Yari murimo. Ariko twongere twibuke ko n'ubundi Paulo yavuze ati aho icyaha kibereho hose umwuka w'Imana ni umuriro ugenza gute? Ukongora. Ni ukuvuga ngo niba icyaha kiturimo byanze bikunze, icyo cyaha tuzarimbukana nacyo. Hepfo yakomeje amagambo akomeye cyane, kuko atahurira umwe gusa. Yohana yaburiye abatambyi, aburira abafarisayo, aburira abakoresha mikoro, aburira abasirikari bari bamusanze, nabo arababwira ati rero murahingwe ntimukaka abantu ibirenze ibyo mwagenje gute? Ibyo mwategetswe, kandi umuntu wese anyurwe n'iki? N'ibihembo bye. Abo bose mwumva ko ari ingeri zitandukanye zose zamusangaga, kuko ataragambiriye kurema ishanga cyangwa se kurema itorero rye bwite. Yari umukozi w'Imana ukeneye kurehereza abantu ku kwihana. Yabwiraga umutegetsi, akabwira umunyedini, akabwira umuntu w'ingeri zose kugira ngo yihane. Hano rero ijambo riratubwira ngo turahamagarirwa natwe gusubira kuri ibyo bwirizwa rya kera cyangwa se bya mbere. Dukomeje mu magambo tubabwira mu gitabo cy'ubwa mbere bw'Abakorinto, kugira ngo ijambo murusheho kurikunda cyane. Abakorinto igice ni icya 2, umurongo waho wa 13, hari amagambo akomeye cyane Paulo yabashije kuvuga. Avuga amagambo ari kutubwira ngo ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Ngo dusobanuza iby'umwuka bindi. Muzasoma mu gitabo cy'Ibyahishuriwe igice cya 4 ku murongo waho wa 8, hari amagambo ari kutwereka aho ibizima bine bihora bihagaze imbere y'Imana. Amagambo bikomeza kuvuga ni amagambo amwe gusa, uko bwije n'uko bwije gute? Reka nzayo magambo turebe ko turi gusoma ikibwizwa cyabo bahoramo, ariko Imana ntirakirambirwa ko ibyo bizima byahagarara hejuru y'Imana kugeza uyu munsi. N'amagambo basubiramo namwe gusa, ariko Imana ntirageze gute? Namwe mbifurize kutarambirwa mu ndebe rwose. Mbifurize kutarambirwa. 4 umurongo wa 8 Ibyahishuriwe. Aba magambo ari kuvuga ngo ibyo bizima uko ari bine byari bifite amababa 6, yuzuye amaso impande zose no mu nda. Ntibiruhuka ku manywa na nijoro, ahubwo bihora bivuga biti uwera, 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 niwe Mwami ushobora byose, niwe yahozeho kandi iriho kandi izahoraho. Muri kumva amagambo bivuga ayo ngo niyo bivuga ku manywa na ryari. None ni Imana itararambirwa kumva amagambo y'ibizima bibeshejeho nayo. Ese twebwe twarambirwa kumva ijambo ry'Imana? None natwe biri kutubwira ngo turahamagarirwa gusubira ku bwirizwa bya mbere.
ni amagambo meza cyane atwereka ko natwe dukeneye kongera kwihana. Turaza gusoma amagambo n'ubundi aboneka muri iki gitabo, ni igitabo cya Matayo, igice ni icya 3. Urumwe na Yesu uko yakoze umurimo mu itangira ry'umurimo we. Ni ikibazo ikizima, ese muradufasha ikizima? Ibizima bine bihora bihagaze imbere y'iki? Rero ni umuhanuzi, murambabarira. Urakoze cyane. Ibizima bine kuko tutateguye kuri ubuhanuzi nibyo nababwiye, ariko mu buryo gusoma bya bizima bine byari bifite amashusho agenje atandukanye. Rero kuko mwene data urumva ni ibinyabuzima n'ubundi bya hehe byo mu ijuru. Ntabwo rero turaza kubisobanura kuko tutaganiriye kuri ubuhanuzi uyu munsi, murambabarira. Ahubwo turaza wenda no kubisubiraho nyuma kuko turi ku ijambo ariko tuvuga ngo turahamagarwa gusubira ku bwirizwa bya mbere. Ariko wumve yuko ari ibizima bifite amaso umubiri wose ndetse na hehe no mu nda. Urumva ko ari ubuhanuzi kugira ngo tuze kwiga kuri ibyo ntabwo ashaka twerekeze kuri ibyo tubisobanura, umugambi wacu ntiwagerwaho. Ahubwo mureke ducumbire aho turi. Mwene data urakoze, wenda nyuma turaza kugifashanyaho tugusobanurire. Nubwo turaza gusoma aho twari tugeze ni mu itangira ry'ubutumwa bwa Yesu, igice ni icya 3, umurongo wa 17 haranditswe ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga amagambo akomeye cyane ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bweje gute. Luka 13:5 sura yavuze ate 13 umurongo wa 5 twumve uko yavuze. 13 umurongo wa 5 haranditswe ngo ndababwira ukuri yuko atari byo biri, ahubwo namwe nimutihana muzaribuka mutyo mwese. Ndababwira ukuri yuko atari byo biri, ahubwo namwe nimutihana muzaribuka mutyo mwese. Ariko abandi kugaharanira, ariko ibyo dushaka cyane rero jambo ritwereka ariko natwe dukwiye kwihana, kuko nitutihana ngo tuzagenda gute? Tuzaribuka. Bavandimwe, ni ukuvuga ngo ibyigisho byo kwihana ni ibyigisho byigishijwe mu gihe gikwiriye. Umwijima wariho mu gihe cya Yesu, muri munsi niwo mwijima umaze gutwikira isi. Abiyita abakristo n'abiyita abantu b'Imana ni benshi, ariko ibyaha byamaze kuba byinshi kuruta uko byari biri, ayo mazina ataramamazwa mu bantu. Urasanga umuntu w'igihe akeneye kugira ngo rwose yitumireho abantu, akiyita akazina keza kuri Kristo kerekana yuko yemewe n'Imana. Ukumva akazina, yakumva ka kazina ke agatangira kukirata, akirata izina mu kintu cyo kwirata Kristo yake. Niyo mpamvu abantu benshi bagiye kuzahera mu mazina bati ndi umurozi nyakuri, ndi umukatoliki, ndi umuntu wanze inyigisho z'ibinyoma, ndi umuntu utegereje, ndi umuntu, amazina meza cyane n'agatunganye. Ugasanga abantu bari kwiyita, ariko waje kureba nyiri rya zina wari uzi n'ukuntu ari ryiza nawe uri kunze, ugasanga ageje gute atandukanye nabyo. Burya ntibigaragara neza yuko abwiriza iby'izina ariko atabwiriza Yesu bageje gute babandi. Yesu ubwe rero yivugira amagambo akomeye cyane, aravuga ati namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. None abantu bari kurimbuka ku isi bangana iki bavandimwe? Ni benshi cyane. Murebe abantu bari gupfira mu byaha, abenshi batarigeze bamenya Yesu, batarigeze banamwakira, ariko uyu munsi bakaba bari kurimbuka. Inyandiko ijambo ry'Imana ritwereka neza ko muri iyi minsi turiho, iminsi y'imperuka, n'abantu bazapfa nk'isazi, ngo ntibazaririrwa, ntibazahambwa, ngo ntibazaririrwa, ntibazanageze gute. Mbese ibyo bintu byabaye iwanyu? Iwacu n'abashumba bari kujya baririrwa rwose bacungana n'inka kugira ngo zitarya imirambo y'abantu banyanyagire mu gihe. Ibyo navuye rwose ni ibintu biri kubabwira bizwi, bitari ibyo guhishwa. Ubwo buhanuzi bwuzuye mu karere k'iwacu,
abantu barwanye rero bahita mureke mbabwire ni abatamuzi ni abatandarakurikiranye n'ibyo. hari amagambo nahoze nasoma reka mbabwire ijambo rikomeye cyane. n'uwumva atamukunda uyu munsi amwemere kuko ari umuhanuzi w'Imana. mu magambo aboneka ni ku Isubi ni ya 395 turore paragrafe 395 article plutôt igitabo cy'ibyaduka cyangwa se bizabaho mu isi mperuka. ni amagambo Ellen White yahanuye muri 1906 ariko amagambo 1906 ariko amagambo aje gusohora muri uyu mwaka. niyo mpamvu uvuga ngo mumwemere. n'utamuzi akurikirana ibyo cyane. ngiye kubabwira ibintu byavuzwe isi yose ikabimenya, ariko umuhanuzi yari yarabihanuye kugira ngo mumenye ko niba yigisha abantu abereka ko bakwiye kwihana n'ibizakurikirana mu minsi y'imperuka, mumenye ko nta na kimwe kitazasohora, nubwo byatinda ngo kuza ko bizaza ntibizagenda bizahera. paje ni 300 paje ni 115 117 haranditswe ngo Chicago na Los Angeles. Chicago nahitwa hehe? Los Angeles. Los Angeles ni mbamo gusa nta muhimutse. abakurikiranye amakuru muri iminsi ku maradiyo mureke gukurikirana iby'Imana, ahubwo muri mwakurikiranye amaradiyo ntabwo mwumvise ibyabaye Los Angeles. yabyeretswe mu cya 996 numva amagambo yahawe. yaravuze ati amapica y'ibigiye kuba ngaha ku mujyi wa Chicago ndetse no mu yindi mijyi minini nayo anyuzwa imbere yanjye. mu gihe gusuzugura Imana kw'iyo mijyi kwiyongeraga n'umwuka w'Uwiteka akigendera, imiyaga irimbura na za serwakira irashega. inyubako zikomeye zisenywa n'umuriro n'umutingito w'isi. n'ibyaduka. barakomeza hepfo paje 117 nasomye ni ari Yohana. inyandiko za Ellen White n'ubundi mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze ku rupapuro rw'138 154 akatwereka ko mbere y'uko Yesu agaruka hari abana b'Imana bagomba guhaguruka mu mwuka no mu mbaraga nk'ibya Eliya. abo ngabo ngo nibo bazateguriza Yesu kugaruka bwa kangahe? bwa kane. ni ukuvuga ngo Yesu yaje mu isi ubwa mbere yerekana ubwami bw'umuntu, ariko ubu ngubu hari ubwami bw'icubahiro, ariko kandi Yesu Kristo tugiye kongera kwibuka ku isi. ubwa mbere yaje yimika ubwami bw'umuntu, ariko ubu ngubu agiye kuzagaruka aje kwibuka ubwami bw'icubahiro. ubwami bw'umuntu rero ni uko Yesu Kristo agombaga kwakirwa mu mutima kandi abamwizeye ndetse no mu maheruka ye babigiriye umugisha, kuko muribuka bamanywe n'ibisambo bingahe? 2. muri ibyo bisambo kwari 2, kimwe cyaravuze kiti wakizaga abantu ngaho nawe genzo ngahikize, ikindi kiragitoka kirakireba atariko no kuba Imana ntuyubaha. twebwe turazira ibyaha twagenje gute, ibyaha twakoze, ariko uyu nguyu wari kuzira ubusa. arangira aramubwira ati ahubwo nugera mu bwami bazagenda uzanyibuke. Yesu aramubwira ati uyu munsi turi kumwe hehe? bavandimwe, bwari ubwami bw'umuntu, kandi ubwami bw'umuntu bwari bushingiye ku buhanuzi. n'ubu bwami bw'icubahiro nabwo bushingiye kuki? ku buhanuzi. kuko Yesu yerekanye ikizabanziriza kuza kwe ubwa mbere. yerekanye ko Yohana agomba kubanza kuza agatunganya inzira, akagorora inzira ze. n'ubundi ateguriza abantu kwakira Yesu bwa mbere. uyu munsi wa none Yesu yerekanye ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwe bwa kabiri, kandi uko hazaboneka abantu bazahamagarira abantu kwihana kugira ngo babashe kwakira Yesu mu cyubahiro cye. niyo mpamvu abo Yesu yabwirije bose mbese bose niko bamwemeye. ndibuka mu bigishwa be yahamagaye abigishwa 12, ariko umwe yaramuhemukiye. siko bigenda
uriya wamuhemukiye iyo dusomye neza dusanga ko Yesu atigeze amuhamagara, ahubwo Yesu ateranyije inteko y'abantu. Yuda nawe yari ari mu bantu bakomeye cyane b'abanditsi b'Abayuda. Arangije areba Yesu aramubwira ati mwana ndagukurikira aho ugenda gusa. Yesu aracyekanye kuko amenye iherezo mu itangiriro ryashaka kumwakira, ariko abona ibiri mu bigishwa kuko yashaka kumwakira bari bamuzi nk'umuntu w'intyoza n'umuntu w'umuhanga, asanga mubireka baramushidikanya. Yesu amwakirana imbaraga nke, amwakirana imbaraga nkamubwira amagambo ngo ingufu zifite umwobo, ibiguruka mu kirere bifite ibyanya, ariko umwana w'umuntu ntagira n'aho kurambika ikintu. nawe umuntu ushaka kugukurikira, abandi basangaga aho bari kuba bakababwira ati musiki inshinga zayo zabagira barabwira abantu, abandi akabasanga mu mirimo barimo akabahamagara, ariko wari witanze ku giti cye agiye kumukurikira amusubiza amagambo y'umucantege aramubwira ati ingufu zifite imyobo, ibituruka mu kirere zifite ibyaringa, ariko njye singira no kurambika iki musaya. Burya bindi cyatumye amubwira ariya magambo ni uko Yuda yarazanywe n'icyubahiro, yarazanywe no kwishakira ubutunzi, yarazanywe n'ubujura bukomeye cyane, maze Yesu amurebye kuko amenyera iherezo mu itangiriro ashaka kumwirukana n'ubwiye amagambo, ariko Yuda ntiyabyemeye, yakomeje kugenda gute kumukurikira. Mbese muzi ibyabaye kuri Yuda? Muzi ibyamubayeho? Mu ijoro riheruka Yesu agiye gutandukana n'abigishwa be, ababwira ati umunsi ibyanjye birabagusha. Abigishwa batangiye kubaza bati kandi umwe muri mwe ari bungambanire. Buri wese yatangiye kwibaza ati ese mwaminije, mbese mwaminije, mbese mwaminije, mbese mwaminije, uko ari ikintu bose bagenda gute baramubaza. Yuda nawe hasigaye kuko yari yiyizi abona ko nasigara atabajije n'ubundi baramenya kwariwe nawe apfa kubaza nk'abandi ati ese mwaminije. Yesu aramusubiza ati bakagende gute bakaminije. Mbese ndari hanyite ndangiye bashikira nababwiye ngo dukunde ibibwirizwa rya mbere. Nimusome igitabo cy'Ibyanditswe byose, igitabo cy'Ibyanditswe byose ku rupapuro rwa 478 arabereka ko mbere y'uko Yesu apfa Yuda we yari yamaze gupfa kera, kuko akimara kubona Yesu afashwe agatekereza ko yari bwirira amafaranga bajya gufata Yesu agakora bya bitangaza bakamunanirwa, abona ibyo yatekereje atari byo bibaye, mu cyimbo cyo kugira ngo yihane kuko yari yaramaze kunangirwa umutima kera. Yuda yagiye gufata za feza zisubiza bene zo, arambwira ati mwakira ifeza zanjye umukiranutsi mumureke. Baramubwira bati twaguze birabi byawe. Afata za feza zijugunya hejuru, azijugunya imbere yabo. Arangije Yuda abonye ko bamaramaje ko Yesu banagiye kumwica, Yuda ahise afata icyemezo cyo kugenda gute cyo kwimanika. Murasoma kuri rwa rupapuro ngo mu gihe inteko nini yari ivuye kwa Pilato yerekeje i Karuvali, abantu bari bashagaye Yesu bagiye kumubamba. Yuda yari yamaze kwifura kera ajya gushaka akagozi niba yari agashatse byari simbizi, aragenda n'impanga yanjye yerekeza i Karuvali. Munsi y'inzira hari igiti cyumye, Yuda afata wa mugozi arimanika, ageze hejuru mu kirere. Murasoma amagambo ngo uburemere bwa Yuda ari umusore w'ikirere mwiza kandi munini, uburemere buca wa mugozi. Yuda aramanuka agwa hasi araturika. Igihe abantu bakwambuka yaraturika atandara nyine, arangije araturika. ngo mu gihe abantu batambukaga bari kujyana Yesu i Karuvali bavuye kwa Pilato, ngo bagiye kubona babona imbwa ziri gukurubana marayo munsi y'inzu ziri kumurya, ariko hari byose atakoze ngo amuburire. Niyo mpamvu ntacyo wakora ngo uhindure umuntu. Umwuka w'Imana niwe wemeza abanyabyaha kandi ntuhindura abantu. Yuda we yabwirijwe igihe kirekire nk'izindi ntumwa, ariko ntigeze agenda gute. Niyo mpamvu muzabona intumwa zamaze igihe kirekire mu murimo w'Imana, ariko bamubwirije kwihana kandi hari benshi bameze nk'ayo. Hari Yuda baje muri uyu murimo bakeneye amafaranga, bakumva bafonda amatorero yabo nabo bakabaho nk'uko andi madini abayeho. Wamubwira iby'Imana ugasanga biri kuri guca hanze amaso, n'ibanga riri mu mutima we n'amafaranga yakira. Ibyo bikamubuza kwihana. Yabona n'umuntu wihanye musumbye impano akumva arababaye cyane, ati uyu nguyu aba agiye gufata umwanya nari nsanzwe.
niyo mpamvu abantu benshi amadini yabaye menshi ariko kubera kugeza kurangwa. Muri iki gitabo cyabwira amagambo akomeye cyane, ntabwo abakozi b'Imana bose ari kimwe, nubwo byabaye kuriya ariko hari abandi bagiye bacana bakumva kandi bakemera. Byabwira nk'umugabo witwa Gaturore, aba nababwira amagambo atariyo kuko iyo umuntu avuga ibintu atabisomye hari igihe yikibeshya kubaho n'umwana w'umuntu. Magana atandatu n'ikubwiye byose n'ikubwiye byose turi mu cyigisho nababwiye. Ndashaka kugira ngo wenda n'abandi bashobora kubyumva bakwibeshya bagatekereza ko nabikoreye igende kandi habayeho kwibeshya. Mu cyigisho cyo kuvuga ngo Yuda 600 katurebe ni 616 n'amagambo. Niwe magambo uboneka 616 na kangahe na gatandatu. Kubanditse rero muraza gukosora wenda nabo mwumva nabo mwumve ko umwana w'umuntu ntabwo ari Imana ntari na marayika. Kubesha ko 616 ahantu mwari amagambo ari kutwereka ko Yuda yimanitse, noneho intego yerekezaga i Karuvali. Bagiye kubona babona munsi y'inzira imbwa zirimo ziramuryamaze guturika yasandaye. Yesu yapfuye nyuma y'umugambanyi we. Niyo mpamvu muzasoma amagambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye ariko itwereka ko umunyamadini agiye kwiza hamwe kugira ngo ahige abana b'Imana by'ukuri bihaye. Igihe kizagera bariya bantu abizera babonye babona bikomeye bazasubira ku bayobozi bababwira bati burya mwagenje gute, mwaratubeshe. N'abahanuzi apardo ngo abo bayobozi babungere gito bazihana, ariko mu kwihana kwabo bizaba bitagishoboka kuko bemerwa ngo maze babizera bari baroheje ngo bahiga abana b'Imana by'ukuri. Ingota babanguriye kugira ngo zije kwica abana b'Imana bazahindukira abayobozi ba Arona amagambo akomeye cyane. Murumva ko babandi bagiye inama zo guhiga ubwoko bw'Imana, abagiye inama yo kwica Yesu abenshi bakurikije. Ni nako igiye kuzagenda mu gihe kari imbere tugakomeza ijambo ry'Imana. Noneho narimbabwiye amagambo ari kuvuga ngo ntabwo we Yesu yaburiye ko atari ko byananiranye. Hari n'ababashije kwihana ariko gariya nababwiye ari kuri 478 478 muramanza musome amagambo aboneka mu gitabo. Uriya Yuda twumvise ko ari umukunzi w'Imana, ariko hari umugore bari barihanye, sinzi umwene data mutwigishijeho. Uriya mugore yari maraya, umugore wihanye ariko akaba yari maraya. Ni Mariya rwose yari azwi mu gihugu ko ari iki, ari umumaraya. Yari yarafashwe n'Abayuda bamuzanira Yesu bagambiriye kugerageza Yesu, bamuzana yasambanye, maze basambanye baramusiga bazana umusambanyikazi gusa. Bamugejeje imbere ya Yesu bashakaga kumugerageza ngo barebe uko Yesu ari bubikore. Yesu arangije ngo areba babandi asanga n'abanyabyaha ngo basambanye nk'amuntu kandi bavuga ko bafashe genda gute asambanye. Arangije arandika utarako cyane namutenda. Ubwo bose ngo bagiye usobanura nk'uko mwene data yabisobanuriye, ni nako inyandiko ivuga ngo Yesu agiye gusanga bamubona asanga rwose baramaze kubakureka barimo. Arangira bose ndi aramubwira ati rero genda nawe ntubagere kugenda ute kuko ari icyaha utazabona ishyano ruti ryari. Numva ko Yesu atigeze ashigikira icyaha na rimwe. Uriya mugore yaragiye atekereza uburyo avuye mu ntaho Yesu amukure, bikomeza kumuba ku mutima. Haza kumenya ku muntu wihanye nyuma ariwe Simoni. Simoni yaje kwihana, Yesu amurarikira kujya iwe aremesha ibirori. Igihe aremesheje ibirori abigishwa bari kumwe nawe na Yuda arahari,
maze wa mugore atekereza ikintu kiri bunezeze Yesu muri bya birori bamwitura ibyo yamukoreye. Hari abantu batajya bibuka ibyo mwaba bakoreye ngo nabo baba batangiye ngo cyangwa bagira n'akantu bamuha, ariko uriya mugore yarebye ati nanjye ngiye kureba akantu karanezeza abantu bamenye ko nanjye Yesu yangiriye neza. Maze aragenda areba amavuta ahumura cyane, ngo amavuta y'ibiciro cyinshi cyane. Arangije wa mugore aragenda naho Yesu yari yicaye ngo amuhagarare inyuma, yibutse ibyo yamukoreye. Ntiyabashije kubwira abantu ati nje muzaniye amavuta kubw'ibyiza yankoreye, ahubwo wa mugore bagiye kubona baragenda ararize. Amaze kurira ngo yamarira aragenda atonyangira ku birenge bya Yesu. Amaze gutonyangira ku birenge bya Yesu afata ya mavuta yasuka abantu bagiye kumva bumara kamiye yambiwe itabire amavuta. Wa mugore arabizuka afata umusatsi ahanagura ku birenge bya Yesu. Ariyo mavuta agomba kugurishwa agafashwa abakene bangana kuko arabiguze. Maze Simoni wari wicaye aho Yesu yararikiye kuzimu, akaba uyu mugore ari umusambanyi, yaba ari umuhanuzi ntiyamumenye. Yesu abona uko Yuda ibiri muri Yuda aramubwira ati abakene kugeza guhana n'iteka atari kwibaratuguriza umubiri wanjye kugeza mu arangije areba na Simoni we kugeza arangira avuga ati akira Simoni umuhanuzi. Muhanda hariho abantu bari mu mwenda babiri, umwe arimo kwekarikiasoni ni 736 736 reka mwumva aya magambo Yesu yamubwiye. 736 Luka 736 aranditsweho, ariko niba utandi tugeze kuko birabanza kubabwira byo biharaguru. Aravuga ati umuntu yaba umuhanuzi yajyaga kumenya uyu mugore umukoze nk'uwariwe kandi uko ameze ko ari umunyabyaha. Yesu aramusubiza ati Simoni mfite icyo nkubwira. Ati mwigisha mbwira. Ati hari umuntu wagurizaga wari ufite abantu babiri bamubereye umwenda. Umwe yarimo umwenda w'indenariyo 500, undi harimo 50. Ariko kuko bari babuze ubwishyu azibababarira bombi. Mbese muri abo bombi warushije undi kumukunda ninde? Simoni aramusubiza ati nuwari ngira ngo nuwo yahariye byinshi. Nawe aramubwira ati uvuze neza. Ati kuko mugore abwira Simoni ati urareba uyu mugore ninjiye mu nzu yawe ntiwampa amazi yo koza ibirenge, ariko uyu mugore we antonyagirije amarira ku birenge agahanaguza umusatsi we ntiwansomye. Ariko aho ninjiriye uyu mugore ntiyahwemye kunsoma ibirenge, ntiwansize amavuta mu mutwe, ariko uyu we ansize amavuta meza ku birenge. Nicyo gitumye nkubwira yuko ababariwe ibyaha bye byinshi kuko yagize urukundo rwinshi, ariko ubabarirwa bike akunda buke. Ubabarirwa bike akunda bungana buke. Amagambo akomeye cyane. Simoni kakantu yamubwiye Yesu akamubwira mu buryo buziguye, adashaka kumukoza isoni. Impamvu yatangiye kumukoza isoni ni iyihe? Ngiye kubasomera ibintu namwe birabatangaza. Hano muvuzwe byose barasobanuye bati nguko Natani yabwiye Dawidi Kristo yahise muri uwo mugani yahishe muri uwo mugani ibyo yashakaga kumugezaho. Areka wamucumikiye ngo abe ari we ucira urubanza. Simoni nawe yaracumuje uwo mugore none muhinduye igishungero cye. Burya Simoni nawe wasambanye n'iki na wa mugore. Abayuda bafata uwo mugore bamujanira Yesu, bahisha Simoni. Igihe Simoni yarahamagaye Yesu
778 maze Simoni ahembera umugore aho ngaho ari kwibuka ibyo Yesu yamukoreye kwishima kuvuga ati barababaye nari mpfuye wavuye mu rupfu rubi ari gutonyanza amarira hanaguza amavuta n'umusatsi Simoni twasanga Yesu nawe ni inshuti yanjye iyo aza kubimenya kuko yaravuye kacyumva Yesu bakugarebaga mu mutima muri wa Simoni uriya wabariwe bike mwabariwe byinshi wakunda cyane nyine ati ndagira ngo wabariwe byinshi ati bivuze ukuri wewe rero ntiwakoreye gusoni yakoreye gusoni none ukeneye n'ubundi nawe kumukoza isoni na hano kandi weho warageze warahishwe hepfo baravuga bati rero Simoni wawe yacumuze uwo mugore none muhinduye igishungero cye yari yaramukoreye ibibi byinshi umugani wo kugereranya abari mu bwishumubiri wari wo kugaragaza Simoni na Mariya Yesu ntabwo yashakaga kuvuga ko abo bombi bagombaga kumukunda ku buryo butandukanye kuko bose bari mu ideni ry'ishimwe batashoboraga kuba bakwishura ariko Simoni we yiyitaga umukiranutsi kurusha Mariya ariko Yesu ashaka kumwumvisha uburyo ari umunyabyaha amwereka ko icyaha cye kiruta icya Mariya nguko umwenda wa 500 urutuwa 50 urumva ko byari bikomeye ariko Simoni yagenze yarakize Yesu yaramuceshe Simoni yagenze arihana atandukana na Yuda ni nakora n'ubutumwa butwihanisha ntabwo abantu bose bazihana ariko hari bamwe bazumva umuhamagaro w'Imana nuko Imana yakabaka imitima yabo bakemera kwihana Yuda yaza kwihana ntaje kwimanika ntabwo byagombaga gutuma Yuda arimbuka ariko kuko n'ubundi hari umwana wo kurimbuka akinangira umutima imiburo yabaye myinshi bigaragaza umwuka wera asanga umutima we Yuda arabangira none umwuka wera arigendera Yuda aza kwimanika Simoni wagize umugisha wo gukabakanya n'umwuka wera amaze kwitaba Yesu n'uwo bari barakoranye icyaha abonye ko rwose akunze umukiza yaravuze ati uyu munsi noneho nanjye nkeneye kwihana mbabarira Simoni yarihanye kandi Simoni abikivuga mu rugendo gutera mwumve ko natwe aha ngaha turahamagarirwa gusubira ku bibwirizwa byajyanye ibyo bibwirizwa bitera abantu kwihana nibyo bikenewe ntabwo hakenewe abantu benshi kuko mu isi ya kera hihanye abantu 8 gusa Isodomu n'Igomora havuye 3 gusa uyu munsi wa none isi ishobora kwitiwe n'abantu benshi ariko abantu bose siko bazakizwa keretse babandi gusa bakiriye Yesu bakamugira umujenama bakamugira umukiza bakamugira umuhagarikizi bakamugira inzira n'ukuri n'iki n'ubugingo abo gusa nibo bagiye kuzakiza ubugingo bwabo niyo mpamvu ntabwo dusoma byinshi cyane ariko tukigwa n'icumba kandi babwirwa benshi akumva abandi basoma muri iki gitabo ni paje ya 14 hari amagambo avuga ngo guhamagarwa gusubira ku bibwirizwa bya mbere ngo ni ubutumwa bw'umugabane wa kabiri kuva ku 14 haranditseho ngo duhaye gahunda nshya y'ibintu hari icyifuzo cyo gushaka sakitwa chimba katubabiricha cyo ni chimba cya mbere ibiro ku nyigisho z'amarangamutima barakomeza baravuze bati bamwe batangiza amateraniro y'ububyutse bifashishije uburyo bahamagara abantu benshi bakinjira mu itorero ariko se iyo uko gutwarwa gushize ni hehe wabona babandi bahindutse kwihana no kwatura ibyaha ntibikigaragara kwihana no kwatura ibyaha ntibikigenda ntibikigaragara rero barakomeza bati umunyabyaha yemezwa kwizera Kristo no kumwemera batitaye ku mibereho ye ya kera y'icyaha no kwigomeka bakababwira bati mwihane hari n'abantu basigaye barakoresha bari mu migayo basaba umuntu rwose byige bahinduka ariko ugomba kuba umukozi w'Imana byajya kuba ikibazo rero mu karere k'iwabo waje n'umukozi w'Imana wakugira ijambo ry'Imana bakita umwe n'ababandira waba undi kwihana umuntu asumuye ati ni muri kumwe nabo ntacyo udakora ngeze barakomeza baratubwira bati ntibigeze bashenguka mu mitima
abo basa n'abahindutse ntibigeze kugwa kuri rutare arirwo Kristo Yesu. Ibyanditswe mu isezerano rya kera n'irisha bitugaragariza inzira imwe rukumbi uyu murimo wagombye gukorwamo. Ibyanditswe mu isezerano rya kera n'irisha bitugaragariza inzira imwe rukumbi uyu murimo wagombye gukorwamo. Iyo nzira ni iyihe? Mwihane nibwo butumwa bwavugwaga na Yohana. Mwihane nibwo butumwa bwavugwaga nande? Barakomeza hepfo baravuga bati ubutumwa Kristo yabwiye abantu bwari ngo nimutiyane muzarimbuka mucyo mwese, kandi intumwa zategetse kubwiriza ahantu hose kugira ngo abantu babashe kwihana. Intumwa zategetswe kubwiriza ahantu hose ngo abantu babashe kwihana. N'ubundi nibwo butumwa bukwiriye murabyumva hepfo. Umwami Imana yifuza ko abagaragu be muri iki gihe babwiriza inyigisho ya kera y'ubutumwa bwiza. Nibyo Umwami Imana yifuza ko abantu bayo muri iki gihe babwiriza inyigisho ya kera y'ubutumwa bwiza. Baravuga bati babazwa n'icyaha, kwihana no kwatura. Babazwa n'icyaha, kwihana ndetse no kwatura. Ubwo nibwo butumwa Imana ishaka ko abakozi bayo tubwiriza muri iki gihe. Tubwiriza abantu bose tutitaye ku muntu n'icyubahiro cye. Impamvu ndabibabwira ntabwo nibuze gusoma amagambo ariko ndababwira uko ari. Ni ukuvuga ngo ubu butumwa bubwirizwa ku paje y'119 muri iki gitabo. Ntabwo nibuze kuyasoma ariko ndayavuga namwe muzaza kuyasoma. Ni ukugira ngo ndebe ko ipaje y'ukuri. Hano hari amagambo ngo Yohana yacashe umugabo witwa Herode. Herode yari umwami w'Abayuda, acahwa icyaha cy'ubusambanyi. Yohana yari mu butayu, arangijwe ijwi rye riragenda, amenya ibyo Herode ari gukora, kwari gucura mukamwene Filipo, kwari kujya gusambana nawe. Yohana ntiyatinye gucaha umwami, ijwi rye ryaragiye rigera no mu ngoro y'umwana, icyo cyaha ugiye gukora ukurikije itegeko ry'iki Imana. Noneho rya tegeko rya jambo rya Yohana, amagambo tuvuga nubwo twayavuga turi abantu baciriritse, ariko iyo bumvikanye no mu matwi y'abakomeye bayibazaho. Umwami yarayumvisha aho yari yicaye, ntiyashubije, yanagize n'ibibazo, ariko ubwo yarihanye abwira wa mugore ndagenda buhoro iwawe. Umugore amenya ko abitewe n'ubutumwa bwande wa Yohana. Niyo mpamvu umwami yarabesha ibirori, umukobwa wa mugore yarabyinnye anezeza umwami. Noneho umukobwa amaze kunezeza umwami, umwami aramubwira ati nsaba icyo ushaka cyose ndakikugororera. Maze umukobwa aravuga ati mbere y'uko nsaba umwami ngomba nje kubaza abana icyadushimisha mu rugo rwacu, ngisabe umwami. Arangije aragenda abaza nyina, mama nsaba iki? Aramubwira ati uriya muntu n'ukuntu yacaca umugabo akandeka, nkaba nzi ko afungiwe hariya muri gereza, ngusaba ikintu ugasaba igihanga cye. Arangije ati genda umubwira ngo igihanga cya Yohana umubatiza ku mbere. Amuhoye iki? Bwa butumwa yabwirije umugabo we. Umugabo atangiye kwihana, umugore aravuga ati ntawe umutumye anyagane bwa butumwa Yohana yabwirije. Maze umukobwa aragenda asaba umwami ati igihanga cya Yohana umubatiza. Ati igihanga cya Yohana umubatiza nicyo nshaka, nta kindi wasaba, ariko icyo cyonyine gusa. Umwami ntiyagombaga kwivuguruza, yumvishe bimubabaje, ariko byabaye ngombwa kuko yari yamaze kubivugira imbere y'abantu, kandi umwami ativuguruza aravuga ati abasirikare bagenda baca igihanga cya Yohana umubatiza. Yohana umubatiza yazize kuba yarigishije ubutumwa bucyaha ibyaha by'abantu. Nawe uzabwiriza, hari igihe bizagomba kubwiriza bigusabe gupfa, nayo gukora icyaha bagenda gupfa. Yohana yahisemo gupfa. Uyu munsi wa none ku rupapuro rwa 302 rero ibyaha nk'ibyo muri byahawe intebe. Niyo mpamvu umuntu ari kugira ngo agore yishakiye akabona idini aragenze gute arasengera. Umuntu yashaka kunywa inzoga akabona idini aragenze gute arasengera. Umuntu yashaka
iwacu hagiye bamushinze no kuyitwa asezerana ku munsi umwe asezerana n'abagore abagore bane abasohoreza umunsi umwe hari gukaba pasiteri w'ikanisa yemererwa gusohoza abagore bane ku munsi umwe baramushingirwa bamushyira ku marekutu yicaye hagati yabo batatu baje banyuranamo undi hano yicaye hagati ubwo yasezeranye kandi yasezeranye mu buryo bw'amaboneki ari kubeshera Imana agira byose ukeneye idini rishaka umugore waribona ukeneye ryo kwinjoga waribona kandi abo bose bakavuga ko bari kuja hehe mw'ijuru ariko babwire nta nzira nyinshi zija mw'ijuru kuko inzira ija mw'ijuru ni imwe buri inzira imwe inzira n'ukuri ni Yesu wenyine gusa noneho 302 uko bavuze 302 baravuze bati baravuze bati icyaha cy'ubuzamahwemo igihe cyose icyaha cyimakajwe haba mu mutima w'umuntu mu muryango no mu itorero aba umuvurungano gutandukana urwango kurarikira ishyari kubera ko umwanzi w'abantu n'Imana abafite imbaraga igenga intekerezo ariko rero ni mu by'ukuri gukundwe kandi kugaragarire mu mibereho gushigikirwe kandi umugabo cyangwa umugore yange icyaha bityo ari intumwa nzima igaragariza Yesu Kristo abatuye isi niba mutwaye icyaha hepfo hari amagambo ari buze gusoma ari kuvuga ati ntabwo abantu bavuga ko bizera ukuri baciriwe iteka bitewe n'uko batari bafite umuco ahubwo bizaterwa n'uko bari bafite umuco mwinshi kandi ntibagenzuza imitima yabo igipimo cy'amahame y'imico mbonera y'ubutungane bw'Imana idini nyakuri ya Bibiliya igomba guhindura ubugingo igatunganya kandi igakuza imico igatuma irushaho kugera ku rugero rw'ijuru icyo gihe niho urugo ruzumvikana no gusenga gushima no gusingiza Imana abamarayika bazakorera mu rugo kandi baherekeza umuntu ugiye kuramya bajane mu nzu yo gusenga amen rero natwe muri amasaha Imana yacu yaduhamagarira kugira reka dusome amagambo ari muri iki gitabo cy'igitabo 420 n'isomo rimwe gusoza ijambo tw'imbega ryatubwiraga ngo tunahamagarirwa gusubira ku bibwirizwa rya mbere noneho 400 ntabwo ikomeye na 20 haravuze ati 420 haravuze ati Imana yatwa isuri ya gatatu ya kabiri ati Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo tubashe kwimenyereza inyigisho zikubiyemo kandi tunamenye ubwacu icyo Imana idusaba igihe umunyamategeko yasangaga Yesu akamubaza ati nakora iki kugira ngo nzabe ku bugingo buhoraho umukiza aramusubije ibyanditswe agira ati byanditswe bite mu mategeko wasomye ngo iki ubujiji ntibuzabasha gukiza umusore cyangwa umusaza ubujiji ntibubasha kubera umusore cyangwa umusaza urwitwazo cyangwa ngo bubakureho igihano gikwiriye umwishe itegeko ry'Imana kuko bafite mu biganza byabo umuyobozi w'indahemuka w'ayo mategeko n'amabwiriza yayo ndetse n'ibyo asaba kugira ngo imigambi myiza ntibihagije ko umuntu yakora icyo abona ko kimubereye cyiza cyangwa se iyo umubwiriza yavuze cyangwa se umubwiriza yavuze ko ari cyiza agakiza k'umuntu kari mu maboko ye agakiza k'umuntu karere ntabwo ubura gushinzwe umunsi ngo wakoze ahubwo agakiza kari mu maboko yawe inyandiko n'ijambo ry'Imana rigutegetse kwiha bavandimwe yaba umushyitsi waje hano yaba mwene data dusanganywe wowe n'Imana yawe muri iyi si ni ukuvuga ngo kwihana ni wowe bireba nta muntu wihanira undi
hari abantu bakenera kwihanira abandi ibyo bibaho, ahubwo buri muntu yigerera imbere y'Imana, kandi inzira ija ahera yagenewe gute yarateguwe. Nuko buri wese yemererwa kugera imbere y'Imana akisabira imbabazi, agakiza k'umuntu kari mu maboko ye. Barakomeza bati uko yaba yiringira kose ko umubwiriza wa Yesu ukuri, iri si ryo ryaba urufatiro rwo kwizera kwe. Afite igishushanyo cyerekana inzira igana mu ijuru, kandi ntawe ugomba kwikwimira iyo nzira. Nta muntu ugomba kwimira iki iyo nzira. Reka turabize kuyitaba. Ibyashuwe 22:12 yaratseho. Dore naza vanza n'ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese bikwiriye yakoze. Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Ariko bameze bishura byabo kugira ngo bemere gutegeka cyangwa icy'ubugingo, kandi bafite mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazabikana abarozi n'abasazi n'abaseka ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Yesu baravuze bati njyewe Yesu ni marayika wanjye mwamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero yende gishiki cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi nizeye yaka yo mu isuku. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagare ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajana amazi y'ubugingo ku muntu. Uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamwaniriza nti nagira umuntu uzongera kuri Imana izamwongerera ibyago byanditswe muri iki gitabo, kandi ntagira umuntu ugabanya ku magambo y'ubuhanuzi Imana izamukura ku mugabane wa cyangwa igiti cy'ubugingo no kuba rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Ubuhanuzi aravuga ati genda. Amen. Reka muri aya masaha kuko ingorane ziteguwe kuri buri wese zikwiranye n'ibyo akora, dukora imirimo myiza ishobora kuguhesha ubugingo. Ariko iyo mirimo ntitwayishobora tudafite Yesu Kristo, ahubwo twakira Yesu Kristo mu bugingo bwacu, kuko yavuze ati nimanike hejuru y'isi nzira z'abantu bangana iki. Uyu munsi tumusange Karuvali, kuko yaduciriye inzira, tumukurikira aho ajya hose, aduha imbaraga yadusezeranije, bidushoboze kwihana mu izina rya Yesu. Amen. Urubuga kazuba kakarishya rigomba kurahambura umuntu rwose waje aje kwiga yambaye wahitaho ngombwa ngo kazuba nako karihe, kandi nako Imana irakemera icyo kari kugarira utundi turere. Ndabona abantu bose bategereje bagiye batatangaje mu bibambazi, ariko ibigaraga hose kandi batarakoze cyane n'umugisha. Ariko muri byose yavuze ijambo avuze, buri wese avuze ibyo agira cyura. Yatanga ibyitegererezo by'ikijambo cy'Imana ryavuze kuva kera n'ibyabayeho ku mpamvu y'ubuhanuzi, ariko aravuze ngo agakiza k'umuntu kari mu maboko ye. Iryo jambo rizacengera mu mitima benshi. Ni ukuvuga ngo uko ushaka agakiza ni wowe ubwawe, ntabwo ubiterwa n'undi. Yego Imana ishobora kuguha umuyoboro, ariko kugira ngo ugire undi nawe yumve. Rero twese agakiza kacu koko reka tugasabira ngo kaze mu maboko yacu tukabikizana n'ibindi. Ibintu biba byose ese ayo bunagana aje ko turi abashyitsi ngo ahonze yizera ntashidikanya yuko rwose yagombaga kuba rumwe bunagana ijambo ryaribye, kuko mwumvise ko yumvishijwe n'umuntu waraye wabwiye amasaha 24 kandi 23 urukundo yabaye atari kure. Yumvira ntashidikanya nawe abashyitsi yabonye nawe n'ituka yakoresha ibitamuhombeye. Ngo kure abashyitsi yabonye n'ituka yakoresha ibitamuhombeye. None se undi wawe bakwigisha mu gitondo nawe yavuye inguni ko byaraye ajya abura ishati. Urakumva ari uburyo uravuye inguni usanga inyuma hano saa 10.
urukundo ari bugufi uyu nawe yumvise ko yavuyeho saa moya saa kumi n'ebyiri agera hano saa kumi n'imwe ubwo abo bose bakoresha tike nkeya izo ntashidikanya muraza kubona abashyitsi barabereka ntibwishyura mubone ko itike rwose mwakoresheje ko itahahombye unaga nabonetse nk'abashyitsi rero kuko abashyitsi by'ukuri no gukiga twishimiye kubabona ariko nanone turi no ku mwanya wo gusoza umwanya twari dufite ubwo nanjye uhagaze aha ngaha abatanzi ubwo nitwa bombi turasafite nanjye naturutse mu Rwanda nanjye narazi na hano heza byose navuye kure biriya ni mu Rwanda ariko rwakwiye rero nanjye dukumva nezerewe ku mwanya uriya amashyepfo ahazi ubwo ajya kwegamira mu kawe hamwe urangura ararekeguye rero reka tubakirize indirimbo ebyiri zikurikira harimo indirimbo nyinshi n'ubundi ikibazo rwose nazibona izo ndirimbo nizisoza turaza kuhagurutsa n'indirimbo yo no bikaba twakira umwanya zacu n'udufashe n'indi gahunda murakoze ngiye kuririmba ndumu ese yarimbanaga n'abantu bangahe bikaryohera abantu nanjye ngiye kuririmba murakura Usengani parikome iyo ndwara Satana atinya iyo usenze ukomeje inshuti abadayimoni barahunga usengani parikome iyo ndwara Satana atinya iyo usenze ukomeje inshuti abadayimoni barahunga amashengesho y'abayingume anari icyo gihe cyo gusenga nahundeka n'imwihangane mandataza bivugana amashengesho y'abayingume anari ikomeye nahundeka n'imwihangane mandataza bivugana amasengesho y'ubwiherero iyo bugingo bw'umutima mutayagira mugamiwe ugasimba rugikubita amasengesho y'ubwiherero iyo bugingo bw'umutima mutayagira mugamiwe ugasimba rugikubita amasengesho y'abayingume kandi ari icyo gihe cyo gusenga ntaboneka n'imwihangane imanda atazabivugana amasengesho y'abayingume kandi ari icyo gihe cyo gusenga ntaboneka n'imwihangane imanda atazabivugana iribuza no gusenga iyo ndwara ikomeye cyane iyo Yesu yatsindishije uwo manza wo kumwajya iribuza no gusenga iyo ndwara ikomeye cyane iyo Yesu yatsindishije uwo manza wo kumwajya amasengesho y'abayingume kandi ari icyo gihe cyo gusenga nyamuneka nimwihangane imana atazabivugana amasengesho y'abayingume kandi ari icyo gihe cyo gusenga nyamuneka nimwihangane
bakamarara iyo ndwara bakayizimiza abantu baba yabanebwe ntibagize ngo uko bikwiye bararyama bakadamarara iyo ndwara bakayizimiza amasengesho y'ingume kandi ari icyo gihe cyo gusenga amuneka nimwihangane imanza atazabivugana amasengesho y'ingume kandi ari icyo gihe cyo gusenga amuneka nimwihangane imanza atazabivugana. Amen. Imbere yanjye kuko Imana yatanze
Mwese hamwe tumukaribisha rya Yesu. Amen. Uwiteka dukora ibikomeye natwe turishimye. Twishimye. Hari ahantu mugera mu byishimo. Umutima unezerewe ukisha mu maso. Iyo umutima unezerewe mu maso harajya. Singo ariko no kuvura rero ni umutima mwiza mama. Umutima unezerewe ukisha mu maso. Umutima ubabaye terakoro ona n'ukudaye ariko se hari iriya bakuza ba atari agacucu cyane ntazongera ajya ngo mugire hafi rero kubayo nyine ariko twegeranye biba byiza waba kwicarayo ariko twegeranye biradufasha nta gahato rero mu by'Imana cyakora umuntu uri kumva ashaka ko kugira ngo agire byiza rero reka nuko turanezerewe abana bese y'ubuvuzi ko bagiye kuba mu gikuta izo muzi barababaye baranezerewe mbese baranezerewe ariko turatubura ngo tugiye gutaha umuzi tukavanga twayamuje ibyo babara abantu n'ibyo kubararika ukumva ngo turateganya ariko kuri hari igombe zigeze zivuga mbese iryo jambo muteganya ryarabonetse ufunze gusura mu kigo nari bamaze gusaba ejo bundi ngomba kugira ngo ndaho tubera ubwo icyo gihe umwanya wo guteganya wabona ariko wababwira ijambo ry'Imana tuteganya rero no bari guteganya ngo ndahuze ndahuze mbese waza mu materaniro ngenda ndahuze ndateganya iyo ntabwo yakubwiye kandi ntabwo uri kugira ngo ati ndahuze ko rwose nzaza tunavuga ariko hari igihe kijya kigira umuntu akifu hari igihe umuntu azifuza ibyago uburyo bwo yarabona igihe cyiza ariko ntawe ubona ugute urabona igihe kizagera igihe kizagera umuntu yifuza icyo yaba yarabonye mu gihe cyiza akibu kandi agati iyo mumenya ngute kabikora rwose ababyaga gute ariko muragara ushobora kuba muzi gutwumva ariko ukazicuza biba byiza urukundo umuntu yakubwira ukumva hakiri kare izina ryanjye ntihaguma ku icumbi ibicanga rero ni mu zone imwe na hano turi mu teritwari ya Rucuru ariko turi ku mbibi za Rucuru igicanga ni urucuru rugabanira n'amasisi ubu turi ku mbibi rero za Rucuru noneho rero ntabwo twaje aha ngaha kubera ijambo twize ry'amahoro kugira ngo nibura abantu bose bari barahawe intambara hirya no hino bongere babone iki burya nta kindi cyatuzanira abantu bazize bararwa n'intambara birukanka umuntu uri muri aya makuza abiri aya maprovensi abiri noro na si nta muntu utarayibonye keretse uri wagiye mu gitabo naho umuntu uri ku isi uri muri aya materitwari muri amaprovensi abiri wese ayibonye tubarasi
abakozi baranzira bararuha yowe mari gutaka sohuza ariko igihe cyarageze bararuha umureza igihe cy'amahoro ariko byakomeye iyo kambere y'umurango bakagira aho baranguze uburyo bw'itambutsa rero ibuki cyangwa ni amahoro abantu bambaye n'intambara tugendeye iki ubuzima bw'ibyo ukaba rero cyashaka ibyo n'ibyo noneho akanya tugezemo ko akanya kabiri akanya kakira itangazo rya mbere yabanje kubibwira hanyuma n'ikindi burya hano haragaragara niba gasita ubwo ni umuhanda gasita ariko ni gasita ko hasi ko gasita none muri rwanda araza kubanza kwakira uriya muntu ukorera kuri radiyo hari umugore wabari igiti kandi n'abandi abashyitsi baza kwakira n'abandi ni abamarayika imana kohereza ubusa ariko barebwa n'amaso aya ngaturebesha barebwa n'amaso y'umwuka rero barebe abo rero nuko kwakira mu izina rya kiwakira mu izina rya yesu waba uri gusinzira ariko turabamagara abanyabunagana ko batarabashyira abatarabashyitse rero kandi basigira aha abagore n'abagabo babo abantu bake muri hangana noneho mugiye kujya gufatanya no kwakira abandi bantu abo muri bake abo muri bake
Amen. Amen.
ikindi abagushima Imana kubona ibura byarageze nabi abantu bakwigisha kwitanga Imana yakumira Imana bakayimenya abayimenya bakayigundira kugira ngo igihe tutazakibazo tukagira aho rero mwese mukomere ntabwo barondeye amazina dufite intwara n'amabone abanyegoma abanyarwanda kandi kugira n'amateraniro azaba kuri tariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi azadukuriza azaba n'aya bakora conference zagara bazafasha kugana kurwanya na Kongo nabo muri Kenya rero tutavuga bazaba arwanya ingendo bazaza nabo muri n'abandi mu bindi bizamu byose bazabera igomba kuko hanira yakora gusa n'akari kakora gusa kugira amateraniro azabera Sidikivu ubushako ntabwo yakora mubona izira kuba kubaza amakamera nayo ubabo rero bagiye babaze muri kandi
navuze ngo igoma gutaha igoma tariki enye z'ukwezi kwa munani amatariki itariki icyenda z'ukwezi kwa munani aho ni igoma aho ndahavuye navuze ngo nari impande zose niyo konferanse abo ubumwe bwa afurika ntihazabona n'abanyamerika ntihazabona n'abanyaziya nuvuga ngo abazaba kuvuga ngo iyo meze ufite ukuntu no kumuvana tubanye n'abazungu aya materaniro n'ukuntu azaba ameze so murembe noneho azabera rero ajya ngo isideyo yuko tuvuga ngo ni abakongomani n'undi muntu waba ku isoko ariko ni abakongomani rero uvuga ngo rero umuntu azakinisha rero bajuze noneho uvuga ngo kwa karindwi nayibushaho azafite cumi na karindwi z'ukwezi kwa karindwi azayibushaho amagoro nayibushaho ukwa munani rero nabihuza noneho rero no amatangazo ahaye iwabo ayandi rero byabereye mu nama ngo tware ukuntu bari bwicaye bongere bavugeho babiganire ubundi urabona kandi usome ibyavuye mu nama ariko ubu ngubu ayo masaha yo ntabwo ni ukuvuga tubaza twicare uvuga ngo abantu barihangane ubundi twicare reka rero none ko tuje nabizera ko nabo bari kubyumva noneho hari abantu babona udupapuro bambaye ko ntabwo tw'indirimbo ariko dusaba abantu batatu kugira ngo twicishe gahunda turasaba inza turasaba gasore kugira ngo gahunda dufite gahunda rero ibikorwa dushaka ariko ni u Rwanda gusize reka twakire ibikora maze bisitwara bagashaka bitonze ngo baze barihimbe ahasigaye abo bantu gasore na gahunda na